Umugabo rero yari afite akageso ko gukomeza gusura wa muririmbyi wiwe igihe azi neza ko umugabo amaze nk'iminsi ngaho avuye mu rugo iwiwe byashakuje yaje muzi barahengera nyine ngo yageze mu rugo saa moya n'iminota niba ari 5 urumvaga yari amaze kuba akajoro ahantu ari nko munsi y'umuhanda hamaze kuba nk'akajoro umugabo na murumuna we barahengereye basubuje kiyateka baramubwira ati sasa wewe twemerere tube tuhagaze hano iwawe kubera ibintu nibi twadukeka nta kibazo uranzi hano iwanje gusa senkeneye ku mudama mbona keneye kumenya amasaha uyu muntu winjiriye mu wanje amara azavuga kaje gusenga keneye kumva ko batari sengesho banatera niyo ndirimbo kugira ngo twumve byibuza ubwo butumwa ahayavuga. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we ukendetse nabugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo turamukije abantu bose batwumva bumva ururimi tuvuga aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire turamukije abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose abarwana shaka boss turabasuhuje cyane ngo mukomeze mugire ibihe byiza Imana ikomeze yivange mu byanyu abantu batanga imisanzu boss turabasuhuje mbe muri aho ngaho mumeze neza turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi n'abanyamerika ariko by'umwihariko dusuhuje ko subscribe kuri Ineza Live TV warakoze cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari kanisa ryacu ritambutsa ubutumwa rikeneye rivuga ibyo rikeneye taho mpagarika ngo navuze ngo bitemejwe na komite y'kanisa ngo navuze ngo bidakwiye ntaho bimpagarikira jamais inza nitenga nkanitengurura njenyine porogaramu nkayifatira amaturo nkayarya njenyine icacumi kakajya njenyine nta muntu nshagarira cyangwa se undi hejuru turabakunda cyane bantu bacu bakomeza kudukandiraho abatuha ibitekerezo bitandukanye uko babyumva uko bigomba guhinduka mu mikorere tugira inshuti tugira abantu beza batari indyarya tugira abantu badukunda mwabantu ngira abantu bankunda we gukundwa na amahirwe pe Imana yanyisigiye igikundiro cyo gukundwa n'abantu kandi abantu bakuru ko ndavuga abakuru nyine mu by'umwuka n'iby'umubiri wananipendaga mimi napendwa mwarakoze cyane n'ukuri muri umuryango mwiza muri abantu beza sinzi ico no bitura ariko ninkira buri muntu wese nzoza ngenda muheza akayinite niko kuvuga ngo warakoze gusa nyine tacu wabona uhereza umuntu wagukunze biragoye kandi hari n'igihe uzuheza n'umuntu akagaya akavuga ngo sukunga ngakumpaye ngikongera insindinga injewe ndabakunda nukuri abantu bari Bugande mumeze mute abantu bari muri Kenya mumeze mute namwe ariko dufite kuri gayitse ese twebwe tuvuga amakuru agayitse n'abakora bya bintu bigayitse ni bande banyamafuti ni bande bakwiye gusengerwa ni bande bakwiye kugendererwa ni bande bakwiye gusengerwa imijugujugo ni mwebwe twihanganishije umuryango w'abanyamurenge ku isi abari mu bihe bigoye ibihe byo kubura babo inshuti abavandimwe abo bakunda turabihanganisha cyane ngo mukomere mwihangane ibihe turimo nibihe bigoye kandi nibihe umuntu adashobora guhindura ngo akore bino ngo bigende uku nyine ngo upanga uko timetable yawe y'ubuzima bwawe igomba kugenda wapi twebwe icyo dushinzwe gusa no kwihanganira ibitubayeho byose tukagumana nabyo nyine
bikadukomeretsa tugakira, abandi muri twe ntibakire. Ubuzima niko nyine, nta forume niko biba bimeze. Abafite abarwayi namwe mwihangane cyane, mukomeze mubasengere, Imana igira icyo ikora ku buzima bwabo, bave hariya hantu ni habi cyane. Hariya hantu hatera ibibazo, hatera stress, hatera n'umuntu azamana akanyuka vuba kubera hariya hantu. Imana ibasure abarwayi, mukire mugende neza. Abantu mwese turabiyegereje muri ikiganiro kigufi tugiye gukora, muze kucumva, muze gukuramo ibibareba. Narababwiye ngo bino bintu byacu muza mubyumva nk'abaha barya amafi, muza mukuramo utwo mugomba kurya muturye, utwo mugomba guta mudute. Ariko ga nubwo muza muvuga ngo tugira menshi, ariko tuba tuvuga ibyo mwaduhaye, kandi tukavuga abatwihaye, tukavuga abiyanitse, tukabanurura kugira ngo n'ubutaha n'abandi baba biteganya ntibazongere kwiyanika ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo dufite inkuru iteye gutya muri uyu muhana wa hano i Nairobi, tutari buvuga agace kuko ni akantu kasakuje cyane. Ikanisa rirahaguruka ntibatenga, kuko uwo bari gutenga niwe utenga. Ahubwo ni ukuvuga ngo inkuru yacu imeze gutya. Ni umugabo w'umupasiteri, ariko n'izina ry'umuryango bose umupasiteri wasizwe n'Imana, n'umudamu, ngo umudamu ufite inshingano mu ikanisa ryiwe. Yagize gutya, umugabo yibera mu ntara ashakira abana ibyo kurya, ashakira famiye yiwe, ashaka nyine uko nawe agomba kubaho nk'abandi, kuko namwe mwese muba mumeze, abakorera mu ngo, abakorera mu ntara, abakorera mu mijyi, abakorera aho batuye, byose bivana gusa naho hayibona amaronko, cyangwa se aho ubuzima buri niho ugomba kusha. Kandi mbibutse ko imirimo abenshi dukora si uko tuba tuyikunze, ni ukugira ngo ingo zacu zibeho, ni ukugira ngo abadukomokaho babone icyo kurya. Uyu mugabo rero yari afite akageso ko gukomeza gusura wa muririmbyi wiwe, igihe azi neza ko umugabo amaze nk'iminsi ngaho avuye mu rugo iwiwe. Byashakuje abajirani nibo babitubwiye ngo ibi bintu tugabigeze ku rwego rwo hejuru. Nuko ibyo ngibyo birangije rero, uyu mupasiteri akaza akomeza kwinjira mu rugo rw'abandi, nyir'urugo adahari. Kandi nyamara tubibutse ko biri zivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo, ubwo umugore ni igihimba. Rero mu gihe umutwe w'urugo udahari, ukavogera mu rugo uko wishakiye, ariko rero mushana ruvogere muko baba baguhaye karibu, ibyo ngibyo bigakomeza. Yemwe abantu bakuru baza bagenzura, abantu bakuru baza bashishoza, bakavuga ariko uyu muntu uzuguma kuza kandi agahengera ya masaha ya saa moya mu rugo rw'abandi azi ko umugabo adahari, ibi ngibi byo ni ibiki? Inshuro ya mbere baramugenzuye ataha saa 5, ava mu rugo rw'abandi saa 5. Byama bigira nk'akamenyero, yamakomeza bigira gutya. Ni ukuri ninshikwa ndakuvuga mu izina, kuko sinje bakubwiye ngo wicafuze gutyo. Yamakomeza arabigira gutya, ariko nyine ahabwa karibu. Yeme mu rugo rwanje ntiwogwinjiramo ntaguhamagaye cyangwa ntakwemvisa. Uruhande rumwe muzamureka kujajinga aba banyentege nkeya, kuko baba bahamagawe bahawe karibu, ngo bari bafite ngo iminsi yo gusenga. Ese kubera ko musengera mu rugo rw'abandi kandi mukagenda amasaha yo kuryama yagera cagiye abana bahaba bajyamisha kugira ngo babyuke kare baje ku masomo, wowe akaba ari bwo uza witwaje akabibiri ngo k'igiswahili gatoya, ngo n'agatabo k'indirimbo. Niko amakuru ahayavuga muri uyu muhana nyine wa hano i Nairobi. Kandi ana amakuru ava mu baturanyi, kuko ngo bashatse no kugufungisha, hari ukuntu babigenje utanga udufaranga, iyo kese ribagirana. Ukunda bivuga mu ntera amabuye, ariko biramara iminsi ngahe namwe amakuru nabageraho muzayavuga. Hamwe umuntu araje muri commentaire n'umutwe mubi ngo ngizo bavuga ngo urabizi, ngo inkuru bavuga ngo urabesha, iminsi ngahe yashira mukayikora. Chunga ulimi wako. Ibyo ngibyo birabaye, umugabo akomeza kuba ikigeragezo mu rugo rw'abandi, ariko afatanyije na nyirinzu, kubera ko nyirinzu aba yamuhamagaye, ngwino abana barushe bararyama kare barabyuka kare, wowe ngwino dutarame sangapi utahe. Ariko agatanga raporo ko agiye mu cyumba c'amasengesho, hari cifuza afite yuko agomba gusengera amasaha 3, wenda ngo niba na ngombwa nyine umwuka ugategeka
hari igihe yorara, igihe wenda byagenzaga neza mu abandi akarara, ngo yaharaye kabiri niko baba bavuga, ariko nyine ngo ni akantu kiwe amazemo iminsi abikora gutyo. Ibyo ngibyo bimaze kuba, ngo umusaza w'umuturanyi arabibona, ngo abaza wa mugore ati ariko niki uriya mugabo ko aza gusura amasaha atari nk'ameza akuze kandi yavamo agatinda, ati njyewe hari umunsi namucunze mbona asohotse mu masaha 5:30, umuhanda usa nyine n'uwatuje, hari nk'abantu baza baba nyine batuye nk'epfo y'umuhanda, baza bajyama kare saa 4 bakaba bajyamye, bivanye wenda n'imirimo bazukiramo, akamajyama kare kugira ngo ntabyuke agifite iroro cyangwa ngo yangize wenda imirimo yahabyukira kuja n'abana ku masomo ndetse nabo kuja mu byiwe nyine. Nuko umusaza aravuga ati yewe ibi ngibi bizagusenyera, kuko iyo umuntu afite gusenga ari umushumba wawe baza ari nka batatu, kubera ko ni ikosa nico bogushiraho cose cyo gufata kugira ngo umushumba wazoza aza buri munsi mu masaha y'umugoroba aze wenyine kandi aze asa n'umuntu wayawihisha. Urumva umuntu wawihisha ntabagenzwa na gahunda nziza, aba afite nyine tundi tuntu tutari twiza twatumugenza. Niko umujura nyine, umujura se azaza hasakuza cyangwa azaza haririmba, azaza hatogera akarunguruka agahengereza, nyine ukabona ibyo arimo karanga k'abantu bamubona. Umusaza ngo amugira inama arabyanga, ariko amakuru amwe akavuga ko ngo uwo mugabo ngo azaheza uwo mugore ifaranga kumufasha ngo kumurihira nimba ari abana amasomo. Hagati y'abana amasomo n'inzu harimo kimwe wazamufashamo umugabo, kubera ko adahari. Kandi ngo umugabo iyo ahari, uyu mugabo ntazabasura habe n'umunsi warimwe. Iyo umugabo agarutse, uwo mugabo ntazabasura, kubera ko ese ni mukeba we, niko nabyita mukeba wiwe gaba yaje kandi ngo nta bitwe bibiri mu nkono imwe, ko bazavuga ngira ngo ibyo ngibyo bamugiramo inama yanga kumva. Noneho agababwira umugabo ati yewe wewe rimwe uzaze ukorera inahanga Nairobi, nushaka uzoza kwa murumuna wawe mwibanga rikomeye, kubera ko mu rugo rwawe uzusurwa mu buryo butumvikana, kandi ibintu tukabona ko bizagusenyera cyangwa se bikaguteza ibindi bibazo, ugasanga no kumena amaraso bijemo. Umugabo ngo abwiye murumuna we ati yewe uzoncungire. Murumuna we ngo arabigenzura, ariko ngo umugore ntazavugana na murumuna nyine na muramu we mutoya, kubera bano batipe n'abantu bagira amahame bakijijwe banga ubuntu bw'ubunyanga. Niyo makuru ahari twahawe n'abakiyateka baho ngaho. Ibyo ngibyo bigatuma bataba close cyane, kubera umunyamafuti se n'umuntu muzima ntibohuze. Nyine umunyamafuti azamyumva ko ari we uri mukura, kumva nyine atokosorwa atogerwa n'inama. Murumuna we barabigenzura abona koko niko bimeze, babwira ngo umudamu ati sasa wewe mukuru wanje agiye kuza, ariko araza mwibanga kubera muramukazi. Ese ni muramukazi kubera mukeba wawe ibintu azakora tudahagazeho neza, reka tumurebe ko twamufata. Barabikoze, umutipe avuye mu kazi asika aho ngaho mu rugo rwe ninjoro, ngo mu rugo rwa murumuna we yirirwa haruhuka. Bukeye araruhuka nyine umunsi wose birumvikana, iwe akaba ari kuri misiyo kugira ngo umugore barebe. Ariko satani ni mwiza hamwe ni mwiza abagaragaza. Noneho ibyo ngibyo birabaye, bamaga bajaga. Urumvaga umugore afite amakuru ko umugabo atari nahangaha, ntabwo ahatekereza ko wenda nyine karumva ko umugabo aherutse mu rugo vuba, ntafite kugaruka inahangaha vuba. Ngo barahengereza, wa musaza w'umuturanyi arababwiye ati yewe ati sasa ni nkaho yaje muzi. Barahengera nyine ngo hegeze mu rugo saa 1:05 niba ari 5. Urumvaga hari amaze kuba akajoro, ahantu hari nko munsi y'umuhanda hamaze kuba nk'akajoro. Umugabo na murumuna we barahengereye, basuje kiyateka, baramubwira ati sasa wewe twemerere tube tuhagaze hano iwawe, kubera ibintu n'ibi twadukeka, nta kibazo uranzi hano iwanje, gusa senkeneye ku mudamu mbona, keneye kumenya amasaha uyu muntu winjiriye mu wanje amara azavuga ko aje gusenga. Nkeneye kumva ko batera isengesho banatera n'iyo ndirimbo kugira ngo twumve byibuza ubwo butumwa ahayavuga. Aje wowe indirimbo za hehe, amasengesho ya hehe, gusa ko ari ubuzayifu.
ibyo ngibyo kiyateka ngo arabemerera, amara kubemerera baratuza, bagumye aho ngaho begereye umuryango wiwe, bumva gusiga itwenge ntitutabaye cinshi. Urumvaga abana bararyamye bariye kare kugira ngo babyuke baja ku masomo kare, kandi umwana iyo yarushe kujya akagera kubura azamasinzira. Bumva gusa n'agatwenge kanyuranye n'amasengesho cyangwa na za ndirimbo, niko kuko nguko akaba ngo afite ngo idirisha ngo hafi y'urugi, agapata k'indani tikaza gakinga, ngo hari ukuntu nyine kibanye tikaza gafunga, kugira ngo gafunge cyane uko uturuka inyuma ugasunika cyane, undi nawe ari nk'indani agakurura kugira ngo agafunge kakandanye ryadisha no gufungika, biba kurifunga. Satani, aho Satani azabera mwiza abantu b'Imana, mureke mbabwire, Satani ga nawe ntiyakuye mu ijuru nk'injiji, wapi, aho azabera mwiza. Wa mugabo garatuje, wakuyeho kakadisha k'imbukeya, saa 3 n'igice zirenga aho ngaho, wakuyeho akadasanga abacu bari mu ndirimbo z'umubiri, ariko umugabo akaba n'umunyamafaranga, hari ukuntu nyine afite ibiceri, afite amafaranga agaragara n'atagaragara, ariko nyine umuntu ubona ko wa mugabo anamvuze mpamvuga, ubona ko ari umuntu ufite ibiceri birasakuje. Muri umuntu ati reka tumwijana tumukubite, birasakuje, banga gukingura urugi kiyateka, baravuga ati sasa wowe twemerere udushakira abantu baza basudira uno muryango bawice, jewe ndatanga amafaranga basubira gushireho. Birasakuje gacane kandi agapana bukeye. Umugabo urumvaga yambaye amahuza aho ngaho, aratangiye yihagazeho, kandi bamubonye ibyo yararimo, muri umuntu ngo arasara ngo amukubite, ngo yimbwa ngo tuyikubite, kandi tumara kuyikubita turamuhamagara n'umugore wibaze hano. Iyo ibicika birabaye, umwuka mubi urabaye. Wa mugabo ari aho ngaho, ikimwaro camwishe, umugore ari aho ngaho kaririza, njewe wurira ngasubira nkagukubita urushi rw'amajigo, noneho ukarera uko nguko. Ari aho ngaho isoni zamwishe, ibicika birabaye, birasakuje. Umugabo yamabwira, umupasiteri yamabwira nyir'urwo rugo ati mumbabarire ndica amande. Nyine abona ko bizasakuze cyane pe, ibintu byabaye ibindi. Bamuhamagarira sekretari w'ikanisa ngo niwe mugabo w'imfura, bagira ngo umuntu uzushira mukuru nyine ibintu utagira utunyanga tundi. Baramuhamagara aho ngaho, kurya hateraniye se abagabo b'imfura, barabipfundika. Wa mugabo bahava ngo atanze amande y'inka, ngo gusaba imbabazi kuko yavogereye mu rugo rw'abandi atabiherewe uburenganzira. Iyo nkuru yambabaza, ndavuga ati siko ko umuntu iyo mu mutema nk'ugutwi, iyaba Petero yari muri mwebwe cagiye mwari kumutema ugutwi, tukavuga ngo kuri agutwi baguciye igihe yari ari mu babandi hagira ibi n'ibi. Abo nibo bantu batuyoboye, abo nibo bantu batwigisha ijuru, abo nibo bantu batwigisha ukuntu tuzaja mu ijuru. Iryo nishano riba riguye, yeme kabone nubwo nyine ukorerwa ibintu ukabikorerwa n'umuntu utari umushumba wawe, ukabikorwa n'umwanzi wawe pe, wa muntu nyine mugana bifu, wa muntu nyine wanga, ariko kugira ngo ukorerwe ibintu nk'ibyo umuntu ugushumbye. Aya makanisa rimwe nza numva nyine kuyavamo bifiterezo. Aya makanisa none ameze nk'ingo z'iki gihe n'ukuri, ingo z'iki gihe zimwe ko zirajegajega, amakanisa yo yembe n'ibindi. Utekereza umushumba ngo karagukorera ibyo, none se ko urwaje umwana cyangwa umugore nti wo mutumaga ngo aje kugusengera, urabizi n'umuntu biza gukorera ni ibintu nyine by'ubupagani bidahesheje Imana icubahiro. Mwarangiza katwabavuga ngo mugira itiku, ngo muzamurengera, ngo muzamuvuga ibitakavugitse, yeme ishano iyo riguye, iyo wiyanitse tugomba kukwanura, iyo witeje rubanda nyine bagomba kukota, kubera ko ayo mavuta wamenyweho na bene wanyu ntabwo yemeye. Ariko Imana isitubabara kubera ko mu kuvuga rimwe tuzaducumura tukavuga tugacumura, ariko ni ikintu kiba kigayitse, ni ikintu kiba kidasa neza na bukeya, kubera ko ibintu muhamukorera intama zanyu biteye ubwoba. Niyo mpamvu abantu bamwe basigaye batinya kuja mu makanisa, bagatinya kubwira abashumba ati yewe sindi mu rugo hagera umwana yarwaye, ndi kure urebe uko nyine yo ni ikintu nyine kitameze nka neza.
iyo nkuru iri muri uyu muhana wa Nairobi tutagiye kuvuga iminsi igera muri ingahe aya makuru azaba yasakaye mwayamenye. Jewe ndi mu bantu ba mbere bazababwirwa inkuru ngizo zabaye nazimvuga mugatangira muvuga kandi mwarangiza nange mukaza kuzivuga, ariko muzamureka kariho kavugwe tugacahe tukanenge twirukane ikibi muri societe, twamagane ikibore nkico mu bandi bantu, kubera ko umuntu nkungu aba hagusenyera, umuntu nkungu taba hakwifuriza ibintu byiza. Reka ndekera aho ngaho ntaje kuvuga amagambo menshi ngaciko nkamuvuga kubera ko yandakaje nikanisa giye nkarivuga, usibye ko namwe muramuzi kuko ngo ngira imbuto zitari nziza. Nuko reka duhinde aho ngaho tubihorere, tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.